Yes, it's your boy Director Password Black to kare mucenga rupfungiga amarira nyita password professional. Nyita password professional gafa. So nkuko mwamenyereye murabizi nibisanzwe. Iminsi yose ntabwo ihora ari Sunday. Ariko uyu munsi noneho kamaze nicare neza. Uyu munsi noneho nemeye. This competitions irimo kuvugwa hagati ari kuna jury. Yego ni 1-0. Ni 1-0. Ariko ni 1-0 no munsi, ariko tugiye mu minsi myinshi ntago ari 1-0. How? Jury aberetse inzu. Arayiberetse. Mubwire yuko hagati intara y'umujyi wa Kigali. Nono uvuye mu ntara y'umujyi wa Kigali ukajya Masisi harimo distance ndende cyane. So that's why nyine bagomba guhita bakwereka ngo ninde urimo gukora. Ninde urimo gukora, ninde uri mu kazi. Kuko akenshi byagiye bivugwa kenshi yuko yari yakora renze yego ariko na jura renze. You got it. Nuvuga ngo harimo competition, nangiye kuvuga ngo hariho promotion, ariko ntago ari promotion ahubwo ni competition. Iyi competition imaze igihe. Iyi competition imaze iminsi myinshi cyane. Mwe mu byo mutari musanzwe muzi. Umwana kubita inzu hanze arabereka. Ino ni competition yashimishije abantu bajyaga bakurikirana cyangwa se bashaka kumenya ngo how it is birimo gukorerwa he nihe birimo kubera. That's why umuntu agomba guhita nyine kwereka movement. Ni byiza ni ishyari ryiza like n'abandi babibonereho, gusa nyine bagiye bamubaza ngo aho yagiye akora ibintu, abantu benshi baza aho akura amafaranga iki n'iki. Hari umuntu ugeze kwandika muri commentaire kare yatumye nyine ntabitekerezaho cyane, ariko that's why ngomba kubigarukaho. Akaza akora ntago kabareba, ariko reka tuvugishe kuri mwibagije ibintu ejo mundi yababwiye muri interview yababwiye ati mwibaza ubusa, kandi ko kwiyumukira umubajije ikintu akabona irimo kumubaza ubusa arabikubwira. Mwibaza ubusa. Iyo niyo nzu noneho ewana. Iyi niyo nzu niwo mu minsi 2016 atari na gatandatu. Leta kwereka boro zingana gutya cyane imizi. Yo bwanyira amacibiriro bushaka kwitereka butarigeze bujya no muri mizi, ndavuga ati muraza kuhapfira. Murapfira pe. Ira ntago ari ingendo y'abantu bose wapi. Hari buriya impano y'umuntu, hari impano ibaragenewe abantu like bakora baba influencer cyangwa se baba miss. Ndavuga ubwo muri media ari abantu nyine bagenewe nyine gukorera like kwereka urugero rwiza abandi kugira ngo nyine nabo bahaguruke bakore. That's why shaka rimo kamaboko buriya bahaye ubwino bwa danje. Ngiye buriya ntago na mablaminga kubera ko icyo abakora cyose ntago ngiye na mablaminga, ahubwo buri imvune z'umuntu zigaragara mu bikorwa bye. That's why nyine mwamubona like agenda akora ibintu byinshi cyane. Hari abataba babikoze my guy. Shot kabisa shot. Shot byatari ngewe biranangaje cyane, gusa bane ni gake ushobora kubona umujene wo wenyine, umutipe wenyine akora biriya bintu tu akabigeraho ingana kuri nko guhanganisha murahanganisha iki. Hari umuntu tukubwira ati ngiye ntago mpangana nawe, akahita kwereka biriya biboro nyine tugahita tuvuga ati ndemeye. Nyine kuvuga ngo ndemeye nawe ujye uhita ushaka ikindi kintu. Nkaburi ariko ko nicyo kintu yagombye guhita akora, akashakisha hano byapfiriye.
nimba yarafungaga mediane nabi akajya kureba wagwana byagenze gute inkingi yanjye kidahagaze neza cyaze reka mbabwire nimba ari ikintu cyanshimishije baya no kubona competition buriya imera kuriya ihenga amakuru ya kabisa ewana noneho ikintu cyanzikije nukuntu mwese mvuga ati ngo ari yakuru yifashe ngo nanga ita posting yerekanyita ngo kugira ngo ura movie yakunda ibone rugumi kugira ngo akunda bimenye kubera iki nese tuvuge yuko ari we mukiri uri ku isi wenyine cyangwa se muri Afrika wenyine tukadam ari yakuru se nafta akaguru yarababuze ntabwo yababuze mujye mwemera mana mujye mwemera iyo umuntu agokomye buriya ushaka kamera hakiri kare ndeno ukajya gushaka ahantu byapfiriye ukakosora dasiti biroroshye n'abagabo bake rero bakora biriya biboro mana bakaza nyine bakubaka ziriya boro nyine iranze ukuringana nyine tu shout kuri Jori Tesi Jori bajyaga bavuga ngo ni miss nka bati shane mu minsi wa mbere manza mbonye ukoze biriya bintu bingana kuriya kwako like hari wigeze kwigana mu kuntu n'iki ariko ntabwo byamuhiriye aho kugira ngo uburane utuntu turi aho ngaho byarutoga kuri byawe tu byarutoga kuri byawe wallahi izina ry'Imana mwiza inzu nk'ingi intebe nk'izi ngizi decoration nk'ingi nago wambwira uti ntushobora kubinyumvisha ngo mbyumve bro ahubwo biraro twanabona ubwe ati kura amaboko mifuka ukore ni gute uraza kubinyumvisha ni gute urabimbwira nyine nkabyumva nese amafaranga atakariye hano tuvugisha ukuri amafaranga atakariye hano sabagwa bakeya bashobora gukora bino bintu kandi mu gihe yubakwaga yubatswe mu gihe gitoya niyabwiye ntago n'abanyamakuru dufite ntago mwigeze mubivumbura iyo namwe rero ntago muri abanyamakuru b'umwuga umunyamakuru numenye ikirimo kuba that's why mutigeze mumenye ibyabaye ntago mwamenye ibyabaye my guy none uno mugoroba bakubise icyo bita knockout iriya niyo bita knockout rero mujye mwemera nakagira kandi ko bakwita niko bita bomba nabonye kabisa niwe muntu mbonye habije abasire bose b'i Kigali arabahabije ahabya abamisi ahabya irarenze siraboro reka mbwire ariko amabanga abaho ibanga azi kubika ibanga ringana kuriya ibanga iranzu ni nshyashya kumva nyishyira no mirebe ino nzu ni nshyashya itabereka itakubitamo n'imodoka itabahaga highlight arimo kuyinjiramo arimo kwitaha we kamba nayo ibintu binarenze agire undi mugabo utwereka ikintu ashoboye agire undi mugabo utwereka ikintu ashoboye agire undi mugabo utwereka ikintu ashoboye that's how it is shout out kabisa shout out ngewe yaravuze ni sasa yego n'undi wese yaza akabigeraho ariko noneho mu gihe kingana gutya ku myaka nk'ingi ari akari nigeze kumva ngo ukira ukuze ukira ukuze okay ubwo nibyo ntabwo mwatubiye ariko noneho ntabwo bibaho birasanga ngombwa ko hari abantu basubira ku ishuri bakajya kwiga bize financial bagasubira ku ishuri bakajya kwiga abantu bize icungamutungo barasubira ku ishuri bajye kwiga yego
umukobwa wanyu arabigishije, abakobwa bagenzi babaha ikigwa, mukura amaboko mifuka abakobwa akirirwa uzakurira hano kakarira ngo barakugize gute ngo bakugize gute. Kura amaboko mifuka, kwirwa ujya Dubai wirukanka gusa akavumbi kakurenze inkweto ngaho za South Africa zahe urirukanka. Kura amaboko mu mufuka bro, ukore. Reba itara, reba itara, reba itara, reba rooftop.